rero umwana wanjye ubu ngiye kujya kwa nyokoromo dore nta mafaranga dufite yo kukujyana ku ishuri kandi waratsinze ariko ngiye kureba nyokorome wenda hari ikintu yatumarira. Maregura reba dore n'igihe cyagiye uzi ko kwa Claire batangiye kumugurira ibikoresho uzi ibikoresho bamuguriye shande ndabona ntari bunaryige pe kubera iki se Jesu amafaranga y'ishuri yabuze none se ubu ngubu nzagenda nishyure ku ishuri amabuye. hari igihe Imana izakora igitangaza ahubwo mva nkubwire uze kuza tujyane gusenga nimugoroba turajya ku musozi hari igihe twakora igitangaza. ntabwo ye kujya niganyiza nibaza uko ejo nzaba merewe. n'ubundi Imana ni nziza uzi ibintu iba yarakoze bitandukanye yewe narayibonye rwose mu bihe bikomeye niho yigaragariza. ngaho nyumvira nk'ibintu butangiye kuzana sinari niturije ngo yaratsinze yaza ko ntize nge ntago mbatunze. Rero aba ni ba bantu twari tuvanye gusenga uyu ni Yvette turamuzi uyu nawe bamwita Meshake turasenga. Yo ese Yvette ndamuzi. Yvette si uwo hari haruguru kwa Kamana ndamuzi uyu mwana najyaga nkabona muri Ecole de Dimanche yaranakuze bambi. Uyu rero none se wowe uruwaheye? Ngiye none yarahijya gose byara kwa Felix n'uko. Ndahazi ndahabona. Yego. None rero bana banje rwose Jessica mujye mukunda gusenga. Ni ukuri mujye mukunda gusenga, gusenga birafasha. Niba mugiye gusenga musenge mubikunze kuko ibyo mushaka byose muzabikura mu gusenga. Gusenga harimo kwambara, gusenga harimo kurya, harimo ibintu byose. Na minervari mushaka muzazibona mubikuye mu gusenga. Sibyo? Muri mwebwe harimo hagira umuntu dusomera umubwiriza 12 rimwe. Harimo ijambo ngiye kubaha. Iryo jambo kandi ribashimishe kandi ribakomeze. Yego reka dusome. Haranditswe ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Amen. Urumva iryo jambo rero ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Nimukorera Imana mugifite imbaraga. Hari abana hanze aha ngaha bari mu biyobyabwenge. Ndabinginze mujye mugerageza no kubwiriza bari abana. Ariko icyo mbabwiye musenge musenza pana ibintu byo kuvuga byo kubikinisha. Gusenga harimo imyenda, gusenga harimo imyambaro nabibabwiye. Harimo no kurya, harimo na minervari. Ndagira ngo mbabwire ngo mukizwe neza kuko gukizwa nabi bitera umwago. Murakoze cyane ndabashimiye kandi nukuri ubutaha nanjye muzandarike tujyane sibyo Jessica? Reka banange ngire icyo mvugaho. Reka natwe ntakari twe bireba gusa namwe birabareba mwaba bakuru nubwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo mube nk'abana batoya twese, ariko twese biratureba natwe tugomba gusenga kandi Imana ikazatugirira neza. Yego ubutawe tuzajya rwose dufite amavuta menshi cyane cyane. Nanjye ndabikunda gusenga, nanjye nibyo nibera mu kuva nkiri muto nanjye nari meze nkawe. Oya ni byiza harimo ubuzima. Harimo ubuzima. Gusenga harimo byose. Mbere wa muhungu we rero ya telefone rwose ujye ku ishuri uzasanga narayikuzaniye, uzayisanga hano humura kandi ugende wige neza utuje uzatuzanira amanota meza. Sibyo? Erega ikibazo cyawe nuko uvuga ibintu ntubikore naho ubundi nta kibazo rwose kiba kibireba. Oya mwana wanjye hangane telefone nuzo uzasanga yariguze ntaga kubeshya twabivuganye humura. Umuranyuka ibyo kubwirerega n'ukuri. Sibyo? Uzasanga narayizanye rwose. Kibazo reka mbyemere nyine ubwo negereze. Naragendera ubugiye mu mirimo yawe. Nari. Mwe uzagira amasomo meza. Nta kibazo. Rego kandagira gahungu ntaho nyura mwana wanjye ntago nzaho uzatugeza.
bana banjye rero niba mugiye reka mbarekure mugende kare mugereyo kare dore buranije utaha mu rugo ataha kare ubwo rero reka dusenge Imana dushimire Imana yabarinze hanyuma mugende amahoro reka duce bugufi turagushimye Imana yacu tugushimiye kurinda kwawe gukomeye tugushimiye ko wabanye natwe tugushimiye kurinda kwawe gukomeye tugushimiye ko Imana ishobora byose watubereye Imana watubereye umurengezi ndagushimye ko warinze abana batoya ndagushimye ko mwami w'abami wabarinze impanuka ndagushimye ko wabarinze mu rugendo bakabageze hano amahoro Mana nanjye wandinze uhabwa icyubahiro ndasenze rero kugira ngo ugendane nabo nanjye usigarane nanjye kuko uri Imana ishoboye nitwongera guhura turi amahoro tuzagushima kandi tuguhimbaze turagushimye ko byumvishe turagushimye ko uri Imana ikomeye bakomeza ubane natwe ugendane nabo mu izina ryawe Yesu amen hanyuma mwebwe nimwe mwaturiye uno mudugudu wose ngo mwe murasenga musakuriza abantu papa twari turimo turasenga musenga ibiki murabura gusenga ryangombe mwambaze ryangombe na rwanyonga na rwabugiri Imana y'u Rwanda abantu bahoze basenga kera izo mana musenga zo mu bitabo muzikura he hari yibiyereka ngo muyibone se wowe noneho wowe ngewe iki wagiye wihakabanga imbere y'abana wagiye umenya ibyo uvuga n'igihe ubivugira nawe rero nawe utaza kunsuzuguza imbere y'abana hanga nkaguceka ngewe ntubizi se ntusanzwe unzi Jessica reka tugende rero wenda tuzahura ejo cyangwa ejo bundi reka tube dutashye ngaho reka Jessica herekeza abana bagenzi bawe yego mama bageze ku irembo ariko itugaruka umva nawe Jessica wibeshye urengaho ku muhanda agiye urambona ntabwo nahoze naje hano kare nigeze mpasanga umuntu muri ngo muri za Bibiliya ngo mugiye gusenga wibeshye urengaho ngo ku muhanda urambona uhita ugarukira aho ngaho nturengaho ngo ku muhanda kwiremba uranyumva nta kibazo papa uhundana na nyoko kugeza ngaha ubyihutane urabwira mu rugo nyine yuko ngiye kwagezwa uzitware neza dore umusaza asigaye yigira nabi kandi sinye umwana nkampirema ntukazane ibintu byo kwiyumva ngaho mana irukange vuba uri hano ndabona ikirere cyahindutse irukange shaka amageze hano murebye ukuntu papa yarakaye mu kanya ashobora gukora n'ibidakorwa rero kantaye Jesse ariko ujye wihangana usenge cyane kandi nawe umusenge Imana burya ibyo ikigeragezo ibona ko ushoboye kukihanganira hari igihe kizagera kubera gusenga natwe tuzagufasha nawe igihe kikagira agakiza hangane usenge cyane ko bimera nyine muri iyi si umviriza ngiye mubarire rwose urumva wewe Imana ishoboye byose urumva nta kimwe itakora kandi hari benshi baba baratubanjirije baba baciye muri biriya byose ariko Imana ikanga ikabikora rero bivuze yuko ntugire impungenge biriya ni ibintu bisanzwe ducamo buri munsi mu buzima bwacu rero Imana izakora ibitangaza kandi bizahinduka igihe kimwe n'ikigera wowe guma ku mavi usenge nawe tuzatugufasha sibyo wewe nta kibazo reka tugende dutahe natwe mu rugo batadutonganya urabona ko ibintu biri ari hatari wewe ubwo tuzongera guhura tugiye gusenga ahandi ejo bundi sawa ngaho urabona ujye ukomeza gusenga yego Imana ni byose